Hello, hi my people, mumeze mute, mumeze neza. Natwe tumeze neza kuko mubibona turakomeye, turashima Nyagasani tubyukije amahoro. Hasigaye dushimiye abantu bakoze subscribe kuri Fofone Bitre TV. Muri abantu b'agaciro kandi turabakunda, turanabazirikana aho muherereye hose. Ndabizi ari abatuye mu bihugu bitandukanye, ariko wowe wakoze subscribe turagushimiye. Na n'ubu twageze mu 4,000 by'abasabone, kurumva turi hafi kugera muri sanka y'abasabone, kandi turabakunda cyane. Twari tugize iminsi tudakora bivana n'ibihe nyine twari turimo, ariko bitameze fresh, ariko twagarutse kandi kuba bya biganiro mukunda, kandi munatwihanganira ku bantu batuvuze natwe twebwe. Hari icyo babwira se? bari badukumbuye wenda abakunzi bacu, ariko nk'ibisanzwe nyine tuba tumaze iminsi tudakora kubw'impamvu zigiye zitandukanye, hagiye habamo utubazo n'utundi, ariko ubu ngubu kabisa twagarutse mwitega ibintu byinshi kabisa, mugira amatsiko y'ibintu twari turimo byari bitumye tubura. Twari ko dutegura amakontenti mashasha, niyo mpamvu mwebwe kabisa mugume hafi, kubera ko iminsi tumaze ntabwo ari kwipfa ubusa, ahubwo twari turi mu bushakashatsi. urabibabwira se? Izo tubateguriye oya, mbere ko umwaka urangira kabisa bitega ibintu birenze, none umwaka utaha byo twabikuyemo ari byo bimwe twakoze muri uyu mwaka nyine, noneho twaza tubikorera research turebe niba two bitungana. Twagiye kwitekereza, hari byinshi twahinduye, hari n'ibyinshi twize. Rero uyu mwaka tugiye gutangira, tuzatangirana ibintu bishasha kabisa, ndabizi muzabikunda cyane. Kandi ari byo twakoze, bamwe barabishima. Tunashimira n'abakunzi bacu bose bakomeje kudukurikirana, subscribers, amalike niki byose n'ibitekerezo byanyu muri comment. Yego turabashimiye cyane, muri ab'agaciro. Turekeye aho ngaho, dukomeze n'ubundi mudushigikire. nawe utarayikanda ugiye kubona ino video bwa mbere, uhita ukanda subscribe, ntabwo ari ibintu bigoye cyane, kugira ngo dukomeze tubane. Asigaye n'ikindi tutibagiwe, Mkizo Fashion abafitiye imyenda imeze neza, utanayishizeho mwarayibonye. Ku bakunzi bacu badukurikirana kuri Fofone Bitre TV, wowe ushaka kuberwa, kwambara ukaberwa, cyane cyane abasore, abajene mariye, b'abajene mu mutwe, urumva se ko wafata ni waya. I'm so sorry. Urumva, ku bashaka kwambara bakaberwa, nta handi kabisa hano mu gisagara cya Bujumbura, ni muri Mkizo Fashion. Aho naho nta handi kabisa, twemera dukorera mu Ijabe. Ikibanza nico tutarashiraho nimero, ariko nazo turazishira munsi. Ariko ubutaha narabwiye abaherereye Amerika, noneho abatuye hanze y'igihugu nka Amerika, Canada, Australia n'ibindi bihugu nyine batwandikira kuri WhatsApp, wenda no kutwandikira kuri WhatsApp, namba murazibona uwo munsi. Delivery kabisa turabigufashamo kibisanzwe. Noneho abatuye hano mu Burundi, abatuye mu ntara, badatuye hano muri kapitale ya Bujumbura, ibone ni ibintu byoroshe kabisa. Delivery yo twavuga ko ari free, ni ku busa kabisa. Ntimutinye kutugana, akabeyi ni keza, mugana w'Abarundi bakabeyi katavuna, kandi kujya iyo style kabisa zirenze, iyo washimye kujya washimye ikintu, ntabwo ari ngombwa kandi ngo wenda kujya iyo washimye ikintu, nushima n'ikintu niyo runaka, tukagenda utayiguze, kuko kibi gusa n'uguhata nyine, ugatwabwa nyiguze gusita ameze neza. Noneho muri iki gihe cy'amabonane rero tugiye kuja mu mafete, ni na promotion kabisa arabaha ku kiranguzo kabisa. Mwe gusa musabwe kutwandikira kuri iyo namba, cyangwa se abari hafi mukishikira mu kibanza, ndabizi muzabikunda. Ari ushaka kuko bamwambika, ari ushaka kugura, contact yawe ngaho muraza. Karibu muri Mkizo Fashion. Asigaye kino kiganiro nico gushima, ntabwo twaje kuvuga byinshi. Uno munsi twaje gushimira ko abantu badusapotinze tukabasha kugera ku 4,000, tugeze kure. Ntabwo twavuga ngo turacyari hafi,
aho tugeze harashimishije kandi titwagera tutari kumwe nawe kandi wowe dukurikirana ni wowe uduteza imbere ni wowe tubikorera ni wowe utuzana hano kuko iyo tutagufite ntabwo twaba turi hano kurumva ahasigaye mwakoze ibintu bikomeye twarishimye nubwo ibintu nyine tuza tugenda dukora ibintu bigiye bitandukanye hari igihe wenda dukora ibintu abantu bakadutuka ngo biriya bintu mwagiyemo ni ibiki ariko nyine kugira ngo tuzokora ibintu byose bishimwe n'abantu bose niko navuga hari bimwe uzakora abantu baguca intege bakubwira bino bintu urimo ntabwo ari byo genda ubyihorere nuko abandi bakubwiye courage komera none umuntu akabura inzira afata ariko twe twahisemo gukora ibyo dushaka kandi n'ibyo mukunze ibiganiro byose tuba tuzana hano siko muba mubikunze hari bamwe muri mwebwe abari ababikunze ntabwo twakorera umuntu umwe mu bihumbi 4 ibyo tuba dukora wenda harimo bamwe bataba babishaka hakaba n'abandi babishaka muri uwo mwanya indi video nawo uko nyine ntabwo bose babikundira rimwe niyo mpamvu nawe nkubwira wowe udukurikirana nuzobona wenda dukoze ikiganiro cyangwa dukoze ikintu runaka kuri chaîne yacu udakunze twarababwiye dufite namba kuri YouTube chaîne yacu twayishizeho ikintu kitazakigenda neza muzamutubwira kuko ni mwebwe babose bacu nako Kenisoro niwe wavuze ngo nabakiriya babi mwebwe bakiriya bacu n'ababose bacu ni mwebwe ababose bacu mukuyeho aya masabone yanyu mukareka kuturebera twahita kwicara kuko ntakizima tuba twatuba sibyo ariko ku muntu wese ufite YouTube channel niyo nobwira cyane n'undi wese waje kubigira never give up kabisa bino bintu si byoroshe wenda arabaza bibwira ngo bino bintu biroroshe kuza gusukicara ukavuga tago zoroshe hari igihe usanga nkoze interview imbere ya kamera byamvunye ariko nagishiraho abantu bakambwira amajambo ngo nuko ariko never give up sivyo ese ninde wakavuzaye never give up nziko ari mu Cyongereza gusa sinzi wakavuga none arakantu aba ari umuntu wakavuga izo ntabwo mbi aho katubwire nabo dushimira ariko si ngombwa tubavuge mu mazina cyambere no gushimira umuntu wese wakoze subscribe cyane urumva ikindi congeyeho turashimira abantu bagera nko kuri bangahe batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika arizo USA urumva cyane harimo witwa ngo Victoria bamuzi kuri video ahari kabisa respect kabisa turakubaha cyane turanagushimira ibintu zukora ni azaga ngo ndashikigo ndore ntawugira neza kabisa yawana turayizi kandi turazirikana namwe mwese namwe gamwakoze umurimo turabashimiye cyane wowe utuye Kentucky amazina singo tubari abadakunda ko bavuga wowe utuye Texas wowe utuye Dakota norohehe hose naho wo muri ntuza Dakota cyangwa urabesha araba North Dakota ni muri Amerika nyine ni Leta nayo nayo ni Leta kujya ntarabimenya turagera ariko ndaje kudatembera mwumve ko tubashimiye n'ukuri by'umwihariko turabashimiye kabisa muri abantu b'ingenzi muri abantu b'agaciro ahubwo turashaka comment zanyu ni iki mushaka ko tubaha ko dufite byinshi duhere kuki noneho muduhe comment mwama muvuga cyane yanyikwiriye bino bintu mugende mufatire muri ibi hari abantu batubwiye ejo bundi ngo session yacu ngo se tugiriye content ngo tuza tubona ngo mariage ngo dusha ngo ibiganiro pop de ballon top 10 aho ibindi twebwe yacu ngo ni canga yacu iracyari canga turacyari canga mugani uzujaga mu isoko bamukabwira ngo se ngo twara canga inyama za canga cyangwa umusozi natwe turagera ku musozi rero mutubwire muri comment mutubwire wenda mugende mukore bino bintu nibyo bibabereye ariko tukokora ngo ibyo mwavuze ngo nibyo bitubereye ahubwo tuzakora ibyo mukunze tuzareba ibyo benshi bakunze arabatugaye wenda ibyo twakoze ejo bundi byashize si ngombwa tubivuge kandi ariko bira byararangiye ariko se tukiraho njenza nibaza nyuma yaho naje gutekereza ndavuga ati none se hari abantu batatu sibyo ngiye kubakubwira ni marumbwire ufite ikosa
njyewe nifashe video sibyo nambaye ubusa nyibitse muri telefone wenda sinje uyishize hanze hagize undi araje ayitoye muri telefone yawe arayisohoye ayikwirakwije mu bantu urumva kera babaye babiri noneho nanje umu-YouTuber urumva njyewe ufite channel ya YouTube ndaje hano ndicaye nkoze amanalize donc nyivuzeho muri abo batatu ninde ufite ikosa bose novuga bose baba bafite amakosa kuko uwagiye agatangaza bijya yabonye kandi byari bihishwe habe n'uwifashe video wabitangaje ninde nuwavuze kuri video nuwayisohoye nuwayifotoye bose n'amakosa yabo wayisohoye yabo wanalize bose nico kimwe ico nkubwira kuko taho batandukanye nawe undi ugiye gufasha video iyo nyifashe ngayibika kurumva hakaza undi akayitora akaja kuyamamaza ahantu nta bandi bayizi none ntomva iyo ko akoze amakosa okay dufate ko wayigize wayipartage mu bantu ari ufite amakosa none se wayivuzeho ikosa afite niri wowe uri umu-YouTuber urumva none yagiye kuvuga biriya n'ibintu zo kuvuga umva nkubaze tunabivaho ahubwo tubitinda ntabwo twatuja kubitinda nta kwantu gusa turi kunyuzamo ndakubajije ati uzuza gukora iki bose bari mu makosa ndi kukubaza uzuza gukora iki hano kuri YouTube nzaza gutangaza wenda inkuru runaka ariko havanaga n'inkuru muri iyo nkuru ni ubifata nk'iki ubifata nk'iki nta kanika kazi okay nta kazi mu gihe umenye inkuru kaza kuyivugaho hari inkuru kure gutasi iyo video uba wayeretswe urabashikiye se nje ndi kubaza nyine nawe ndakubwiye jewe abo bose bari mu makosa uri mu ikosa umva novuga ko ari babiri dufate ko ari umwe basi uwayifashe iwe yagize intege nke sibyo none uri mu ikosa nuwayifashe ariko hariho abaza bazigira je ndayifashe ndanayisohoreye kandi urumva mu buryo bwo gusebya aho twari ko tuvuga nawe nta muntu ufata ibintu ngo nimara byisore wenda ari umuntu ufata phone yiwe yamara akavuga ngo nuko none se dufate nk'ubu ngubu wari uri kuvugana n'umukobwa cyangwa se uri umugabo hari icyo mudahurijeho ngo ushatse kumusebya wewe ugahita uhisha isura yawe ukagaragaza iyo mwari kumuvugana muri ako kanya ni muri bombi babiri ari wayisohoye n'ujeje undi kasava kakavuga sinzi nimba ngatura ku murongo wenda twagashaka ku buryo kayidusigurira neza kandi narayibonye ufata iyo telefone yawe indi mukoresha sound nimara umutelefone wumve ko ndavuga hari inkuru yanarijeho yavuga kuri Musuke na nande ndanayizi ariko bazomwica sava akazi haba akazi hari ibyo ukwiriye gukora nyine mu kazi n'ibindi utakwiriye gukora none ni ngombwa byose wese ubizane kuri kamera ico cyose kiri hanze ugomba kukivuga niko gusenya kuriya mbese se nje ntago mushigikiye mushigikiye sava ari mu kazi akazi nyine ni akazi ariko si ngombwa byose ibyo ubonye ubizane kuri kamera turebe nimba ngamu telefone uramubona uri muri Kenya se shirano bategere yagiye gupagasa utegereze turebe nimba atwitaba ndakeka ko yagiye gupagasa mugani wawe nyine abanyakenya ngo ntibazabicara bazagira gupagasa bikorera amasharijeri abagira iki turebe suka tayitaba cyangwa arajyana ayaga ni amasaha yo kujyana katayitaba wenda turaza kumufatira iyo nkuru ni iyihe kugira tuze kubimubaza subira mu telefone ndakeka ko tuvuye mu telefone kandi reka turebe kandi ndabona ari ku murongo kandi wasanga ari busy oyoyo abadukurikirana baraza kutubwira muri ico kibazo nari nkubajije ari uwafashe video n'uwayisohoye n'uwayivuze sinshigikiye abo ngabo sivyo ntabwo mbashigikiye kabisa
urumva burya wazi ukora amakosa nje nakoze amakosa sinireze se ntuwireze kwa pasiteri wakoze amakosa ya si ngombwa ngo ngende kwa pasiteri nyine nakoze kuko ibyo nkora nasanze kwamamaza biriya nta kubyamamaza ari ukwamamaza nyine ahubwo reka tubabwire ushaka kwamamaza ushaka kwamamaza ibikorwa byawe bitera imbere cyangwa se ushaka poromosiyo runaka publicite watwandikira kuri namba turazishyira aho ngaho ndetse ziri no kuri channel vuga izaho 68 27 70 15 gusa ari abantu babivuga mu kinyamurenge hari abantu batazamumvaga igifaransa k'abanyarwanda benshi ngaho bivuge mu kinyamurenge aho 6 8 aho 2 7 7 0 1 5 ni nayo WhatsApp cyangwa se ugatwandikira kuri WhatsApp yanjye ni 0739 ko mu kinyarwanda binani vuga nyine 0739 017 970 cyangwa se ushatse kumpamagara kuri kode isanzwe ni 60 27 70 70 gatandatu kabiri 2 7 70 aho ushatse ko ibikorwa byawe bitera imbere ntahandi ni kuri Fofen's Beat Creative hasigaye utarakora subscribe yabasha kuyikora kugira ngo tukagura umuryango mugari wa YouTube channel yacu Fofen's Beat Creative kuko ni mwebwe ababoss bacu kuko twabivuze hasigaye mutegereze tuhamagare umuntu turebe niba twitaba tumubaze ku nkuru yashizeho ya Musuke na Ndamayizi twumve icyo yaragamije sibyo tubashije kumufata ariko tuzayigarukaho ntacu hasigaye guys reka tubashimire kameramani reka tubashimire mwe mwakoze subscribe kandi mwe mwabanye natwe turabakunda cyane hasigaye tuzabane ubutaha muze kutubwira izo musaba izo tubakorera hasigaye turabakunda cyane